muntu ufite ikibazo, uyu muntu ufite ideni rimumereye nabi, aho kavuga ati oya yateshutse, yagize intege nke z'umutima w'ubwenge, hari ibizakugeraho bikakorohera kubyakira. Tunga umutima w'ubwenge mu Kristo. Ndagira ngo usengere muri iki Yesu nashimwe, Yesu wacu ahabwa icyubahiro. Ndashima Imana cyane muri iki gitondo cyiza, gitondo cy'amahoro, gitondo cy'umugisha. Imana yongeye kuturemera. Uyu ni umunsi Imana ituremeye kugira ngo tunezerwe, tubwire abantu neza y'Imana. Ni Gatera Jose guturuka muri Philadelifia. Ndashima Imana y'amahoro yongeye kuturamutsa amahoro, tukabyuka turi bazima. Nabyutse ntekereza nsanga n'ubuntu Imana yatugiriye. Ntabwo ngewe nkivuga ko ari ibisanzwe, byo narabirenze. Kuryama no kubyuka n'ubuntu Imana ibitugiriye. Rero ndayishimiye, bityo namwe mbashimira inshuti zacu, kandi mboneraho no kubasuhuza. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Ndasuhuza abakristo mwese, abo dufatanije umurimo, abavuga ubutumwa bo muri Philadelifia, abaririmbyi, abakristo muri rusange, bateranira mu Itorero rya Philadelifia, mbifurije amahoro n'amahirwe. Abakristo bandi, bene data dusangiye umusaraba, mwese Imana y'amahoro ibagirire neza. Ndashimira Imana cyane kubw'agakiza yaduhaye, kubw'umurimo wayo mugari mu gihugu cyacu, kubw'umurimo wayo mugari ku isi hose. Imana yo mu ijuru ijye bafata amaboko. Niyo nsengera itorero cyane, ishyizeho umwete, havuga ngo Mana shyigikira umurimo wawe muri rusange, shyigikira abakuvugira. Rero Imana yo mu ijuru ijye baha amahoro, ijye baha umugisha. Ndayishimiye. Ni Gatera Jose nkuko bisanzwe guturuka muri Philadelifia. Ndashima Imana yo mu ijuru. Mbazaniye ijambo ryiza dutangirana uyu mwaka. Kugira umutima ujijutse, kugira umutima w'ubwenge, kugira umutima ujijutse, kugira umutima w'ubwenge binezeza Imana. Iyo umuntu atunze umutima ujijutse, iyo umuntu atunze umutima w'ubwenge, anezeza umutima w'Imana. Ndagira ngo rero tugire umwete wo kugira umutima ujijutse, turebe neza. Iri jambo ryavuzwe nande? Ryavuzwe n'umwami Salomo. Umwami Salomo ngo amaze kuba umwami w'Abisirayeli, yimitswe asimbuye se Dawidi, ngo yaragiye ajya gusaba Imana ubwenge. Aravuga ngo Mana, ndi umwana muto, sinzi iyo biva niyo bijya, ndagusaba ubwenge, ndagusaba ubwenge, ndagusaba ubwenge bwo kuyobora abantu wampaye. Ngo Imana irishima. Urasabwa iki? Urasaba kugira ubwenge, kugira umutima ujijutse. Kandi Yobu yarabivuze ngo kubaha Imana nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujejuka. Uragira ngo iki? Kwiga ni byiza. Hanyuma iyo twongeyeho ubwenge bw'Imana, iyo twongeyeho kubaha Imana, tuba dufite ubwenge. Iyo twongeyeho kubaha Imana, iyo twongeyeho gutunga Imana muri twebwe, tuba dufite umutima ujijutse. Rero Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo tujye dusangira ijambo ry'Imana. Imana ibikudutumyeho, tuba turi intumwa z'Imana, tuba tuhagaze mu cyimbo cya Kristo, tuba turi abavugizi b'Imana. Ndagira ngo mbifurize amahoro n'umugisha. Uyu mwaka uzatunga umutima w'ubwenge, uzatunga umutima ujijutse. Reka dusome ijambo ry'Imana, turi busange mu Bami ba mbere ibice byaho 3, ariko duhere ku murongo waho wa 10. Bibiliya ivuze ngo iki? Maze ayo magambo anezeza Uwiteka, kuko ariyo Salomo yamusabye. Imana ihera ko ibwira Salomo iti, kuko ibyo ari byo unsabye, ukaba utasabye kurama, ntusabe ukaba utasabye kurama, ukaba udasabye kurama, ntusabe n'ubutunzi, cyangwa ko abanzi bawe bapfa. Birashoboka ko asaba ko abanzi bapfa, cyangwa se ukajya imbere y'Imana wisabira ubutunzi, ntacyo byaba bitwaye. Ahubwo ukisabira ubwenge bwo kumenya guca imanza zitabera. Iri jambo rinezeza Imana. Imana avuga ngo kubera ko ari ibyo unsabye, ntunsabe kurama,
cyangwa ubutunzi cyangwa ko abanzi bawe bapfa. Ibintu bitatu byatangaje Imana. Ntusabye kurama, ntusabye ubutunzi, ntusabye ko abanzi bawe bapfa, ngo ahubwo ukisabira ubwenge. Nuko nkugiriye uko unsabye, dore nguhaye umutima w'ubwenge ujijutse, mu bakubanjirije cyangwa mu baza gukurikira ntawe uzahwana nawe, kandi nguhaye n'ibyo utansabye. Urumva, Imana imuhaye irindi sezerano, imuhaye n'ibyo atayisabye. Ivuze ijambo rikomeye, iravuze ngo ku murongo waho wa 12 ngo nuko nkugiriye uko unsabye, dore nguhaye umutima w'ubwenge ujijutse, mu bakubanjirije cyangwa mu muzagukurikira ntawe uzahwana nawe, kandi nguhaye n'ibyo utansabye. Ubutunzi n'icyubahiro bizatuma nta mwami n'umwe Imana ishimwe. Iri ni ijambo rikomeye Imana ivuganye na Salomo. Umurongo wa 13 aravuze ngo kandi nguhaye n'ibyo utansabye. Ubutunzi n'icyubahiro bizatuma nta mwami n'umwe wo mu bandi bami uzahwana nawe, uzahwana nawe iminsi yose yo kubaho kwawe. Nuko kandi nugendera mu nzira zanjye, ukitondera amateka n'amategeko yanjye, nk'uko so Dawidi yazigenderagamo, nzakongerera kurama. Imana ishimwe. Nuko kandi nugendera mu mategeko n'amateka yanjye, nk'uko so Dawidi yazigenderagamo, nzakongerera kurama. Imana ni isezerano yongereye umwami Salomo. Ahangaha Bibiliya iravuga ku bwenge, iravuga ku mutima ujijutse. Uyu ni umwami Salomo, avuye imbere y'Imana, avuye gusenga, asabye Imana ubwenge, amara iminsi yihereranye n'Imana, amara iminsi ari gusenga, amara iminsi ari gutabaza Imana, ayibwira ati Imana ndakwinginze. Ngo yari yaritaruye, ujye witarura. Aritarura, aragenda ngo ajya ku kanunga, ajya gusenga, ngo akajya asenga kandi buri munsi agatanga ituro. Ubu tuza abantu bajya mu nzu y'Imana, akibuka ituro ari uko ageze mu rusengero, abona yuko igikorwa cyo gutura kihageze. Ntabwo ari byiza. Jya ubitekerezaho, uvuge ngo ejo nzajya mu nzu y'Imana, ese nzakore mwiki, ese nzagende ne? Urugendo rwawe rwo kujya imbere y'Imana jya urutekerezaho. Ushobora no gufata iminsi uri mu rugo rwawe, cyangwa se ugafata iminsi yo kubana n'Imana uri muri biro ukora, ariko ntukumve ko wakora ibyo byonyine. Jya ushaka ikintu uri busikore, use Mana nsengene, hanyuma nzabigenze. Uzumva umwuka wera akubwira ati uzatanga ituro ry'ishimwe, ry'ukuri amahoro, ryo gushima kwigusubije. Hari ijwi uzumva. Uyu Salomo we ngo yarahagurutse, ahagurukana amaturo, aragenda iminsi 1000 yayimaze aturira Imana. Avuga ngo atanga ibitambo, niko Bibiliya ivuga ibitambo, atanga ibitambo. Hanyuma ngo ku munsi w'1000 wuzuza 1000, ngo Imana imusura mu nzozi. Hari igihe bitazaba ngombwa ko n'umuhanuzi utamubona, hari igihe kizagera n'umuhanuzi ntumubone, ariko Imana wayibanye nayo izagusanga. Hari igihe kizagera na mwene so mwagiranaga ibihe ntumubone, birashoboka, ariko Imana ntabwo izagusiga iyo murahorana. Icyo gihe rero uba uri inshuti yayo. Hanyuma ngo Imana iramubwira ngo Salomo, kuko ari ibyo unsabye, ntusabe ko abanzi bawe bapfa, ntusabe ubutunzi, mbiguhanye n'ibindi byose. Mu bakubanjirije n'abazaguheruka ntawe uzahwana nawe,
kandi imubwira ijambo rikomeye ku murongo wa 14 ngo nuko kandi nugendera mu nzira zanjye ukitondera amategeko ukitondera amateka n'amategeko yanjye nk'uko so Dawidi yazigenderagamo nzakongerera no kurama. Bivuga iki? Ibyo unsabye ndabiguhaye. Waje gusenga ibyo wasengeye ndabikoze, ariko kandi nukomeza kunyubaha, nukomeza kubana nanjye, iyo twakomeje kubana n'Imana, iyo twakomeje kuyubaha, iduha andi masezerano. Imana yamaze kubwira umwami Salomo ko nta muntu uzamuruta mu bamubanjirije n'abazamuheruka, kandi imuhaye isezerano amuga ngo nunakomeza kunyubaha nzakugirira neza, nzaguha kurama. Namaze kumenya ko uburame buturuka ku Mana, icyo narakimenye nzajya nkibwira n'abandi. Dawidi yaravuze ngo sinzapfa nzarama kugira ngo mbwire abantu imirimo y'Imana. Uburame butangwa n'Imana, uburame buturuka mu maboko yayo. Rero iramubwira ngo kandi nukomeza no kunyuba. Nta kindi mu minsi ishize, mu cyumweru gishize nabigishije ku masezerano, ariko amasezerano y'Imana ngo agira amahame. Iryo ni ihame, agira kondisiyo. Iyo ni kondisiyo imuhaye: nukomeza kunyuba, nukomeza kunyumvira, nukomeza kubana nanjye, nzakongerera no kurama. Kuko hari igihe twubaka inzu yamara kuzura ukabona umuntu yakoze impanuka, kinjira mu kazi, wamara kubona umushahara uryoshye, urugo rwakubera rwiza, bana bamaze gukura barakurushaga bakiri impinja, barwaragurika, bikakuvuna ubigisha, bamara kujya mu kazi barangije amashuri yabo, ukabona umuntu arakenyutse, abakenyutse. Ariko iyo Salomo aramubwira ati muri uwo mugisha nzaguhamo no kuramiramo. Ariko Salomo byari bitewe n'iki? Imana yarivuze ngo niba ari ibyo nsabye, biravuga ngo turasaba ntiduhabwe kuko dusaba nabi. Mujye mureka tugire ubwenge, nidutunga umutima w'ubwenge tuzamenya no gusenga, tuzamenya n'uburyo dusenga Imana, tuzamenya n'uburyo tuyinginga, tuzamenya n'uburyo tuyiba imbere, tuzamenya n'uburyo dushaka Imana. Hari igihe uhisha ibintu byanze, hari igihe uhisha ukabona ntiri kukumva, ukabona irasa nk'iyaguteye umugongo, noneho ujye uhindukira usaba imbabazi, wibwira uti mbabarira mwami, mbabarira aho nakosheje. Kuko twamaze kumenya ko ijwi risaba imbabazi Imana itaryirengagiza. Mbabarire, usabe Imana imbabazi, ushake kubana n'Imana, dutunge umutima w'ubwenge, dukomerere mu byo twizeye, tuba abagabo nyabagabo. Imana idufashe. Mu Kristo mwene data, nje kukubwira ngo tunga umutima w'ubwenge, tunga umutima ujijutse. Yobu yarabivuze ngo kubaha Imana kuva mu byaha nibwo bwenge, kubaha Imana nibwo bwenge. Urashaka iki? Urashaka amahoro? Urashaka kubana n'Imana? Urashaka kugendana nayo? Ndagira ngo uyu munsi nkubwire, nanjye nibwira, uyu mwaka ni gute twanezeza Imana. Tumaze kugira amayerekwa menshi y'ibintu bitandukanye muri uyu mwaka. Uburyo umwaka uko tugenda twegera Imana iri kugenda iduhishurira. Ariko tuzabibamo dute? Ntabwo ari kujya mu nzu ngo twikingirane. Tuzabibamo dute? Nuko tuzatunga umutima w'ubwenge. Ibihe turi imbere ntabwo byoroshye, ariko kandi Imana iradushakaho gutunga umutima w'ubwenge, gutunga umutima ujijutse, kugira ngo tubinyuremo, kugira ngo tubishobore, kugira ngo tunezeze Imana, tunezeze n'abatuyobora. Uzarebe yuko uri umukozi w'umuntu cyangwa ukoresha umukozi, iwawe ufite umukozi ugukorera, yari umwana uzi ubwenge urabibona, yari umukozi uzi ubwenge urabibona, ukamubonamo ubwenge. Niyo akazi katagenda neza umwikomezaho, ukavuga utuya nubwo ibintu bitagenda neza, ariko uyu mukozi sinapfa kumurekura, kuko ejo nshobora kuzamukenera simubone. N'Imana nuko imeze, ntabwo yakurekura. Iyo utunze umutima w'ubwenge ntabwo ipfa kukurekura. Niyo wagira intege nke, igira aho kavuga toya yateshutse, yagize intege nke za muntu, wahita kirika kubabarira. Ariko ndagira ngo nkubwire, tunga umutima w'ubwenge. Urashaka gukora uyu murimo w'Imana, urashaka kwinjira mu ivugabutumwa, urashaka kuba umuhanuzi, urashaka kuba umukristo mwiza, tunga umutima ujijutse. Urashaka kubaka urugo rukakorohera ntirukuvune, tunga umutima w'ubwenge.
urashaka kubana na bene so, kuba muri societe byarakunaniye, kubana n'abantu byarakunaniye, buri munsi wumva abantu bakurushya, aho ugeze ukabona birakugoye, ukabona abantu ntibashobotse. Tunga umutima w'ubwenge, utunga umutima ujijutse, kubana n'abantu bizakorohera, kuba mu kazi bizakorohera, kubana n'uwo boss uvuga nabi bizakorohera, kubana n'umuntu wumva yuko atashobotse bizakorohera. Biragusaba gutunga umutima w'ubwenge, kuba mu rugo rwawe bizakorohera, kurera abana ntibizakuvuna. Ubuzima bwa buri munsi buzoroha, ubuzima bwawe buzanezeza Imana kubera ko utunze umutima w'ubwenge. Hari bizakugeraho bikakorohera kubyakira. Tunga umutima w'ubwenge mu Kristo. Ndagira ngo usengere muri iki gitondo, wifurije umutima w'ubwenge, umutima ujijutse. Hanyuma rero tukanezeza Imana. Mu gitabo Pawulo hari ijambo yavuze abwira abakorino ba mbere mu bice bya 16 ku murongo wa 13, aravuga ngo nuko rero mu abagabo nyabagabo mukomerere mu byo mwizeye, mwikomeze. Imana ikeneye ko tuba abagabo nyabagabo, tugakomerera mu byo twizeye, twizeye ko Kristo ari umwami wacu. Iyo aduhaye umwana wayo w'ikinege, yabuzwa n'iki kumuduhana n'ibindi byose? Tunga umutima w'ubwenge, komerera mu byo wizeye. Ntabwo uzabasha kuba mu itorero ngo ukore umurimo w'Imana, ubu uzasanga uvuga ngo mu itorero ntibankunda, nta rukundo bagira, yego ntibatwitaho, ariko nutunga umutima w'ubwenge, itorero rizakunezeza, umushumba wawe uzamukunda, uzamubona akora ibintu byiza, nubona adakora ibyiza uzamusengera. Imana idufashe. Uzagira ishyaka ryo gusengera abashumba, uzagira ishyaka ryo gusengera abakristo, uzagira ishyaka ryo gusengera abaririmbyi muririmbana, uzagira ishyaka ryo gukora umurimo w'Imana kubera ko utunze umutima w'ubwenge. Imana ikugirire neza, utunga umutima w'ubwenge, utunga umutima ujijutse uturuka ku Uwiteka. Ngo nuko rero muba abagabo nyabagabo, mukomerere mu byo mwizeye, mwikomeze ku Mana. Mureke twikomeze ku Mana. Nta muntu wikomeza ku Mana adafite umutima w'ubwenge. Biramunanira, kajajaba, kamubwira ngo hariya bimeze gutya, ngo hariya ngo hari umuntu ngo wagufasha, ugasanga ni umupfumu. Umupfumu yakumarira iki? Imbaraga z'abapfumu hari aho zirangirira, imbaraga z'abakonikoni. Mwibuke Dagoni hari ibintu atashoboye, nta na kimwe yigeze ashobora. Igihe Abisirayeli bahagurukaga muri Egiputa, hamaze gupfa abana b'imfura, ngo Farawo yaramwinginze ngo dukirize umwana, kuko umwana wa Farawo nawe yarapfuye. Ariko ngo arareba, Dagoni irareba, ntiyagira icyo ikora, kubera ko igira amaso ariko ntibona, igira amatwi ariko ntiyumva. Farawo yikubita imbere avuga ati nkiriza umwana, ndwanaho ntiyabishobora. Ubu mbabazwa n'umuntu ukijya mu mapfumu muri iki kinyejana tugezemo. Badushutse kera, batubeshye kera, ariko nimureke turebe Imana. Abavuga butumwa babaye benshi, ijambo ry'Imana riragutambuka ku maradiyo, ku mateleviziyo, mu nsengero. Mureke tumenye ukuri, nitumenye ukuri kuzatubatura. Nta handi Imana iretse Imana yaremye ijuru n'isi. Umuntu ujya mu bapfumu rwose nimubara nk'umuntu ukoze impanuka, kuko nta zindi mbaraga uretse z'Imana ishobora byose. Nta handi hari ubutabazi uretse ku Mana ya Isirayeli. Mureke rero dutunga umutima w'ubwenge kugira ngo tuyinezeze. Imana yubaka urugo rw'umuntu rwasenyutse, Imana itanga urubyaro rwarabuze, Imana iguha urugo. Abantu bavuga ngo birarenze, ntabwo ugishatse, imyaka ni myinshi. Igiye igabanya, Imana igabanya imyaka, irayigabanya. Yabona umuntu ashaka kugukundira muri 20 kayigira 20, yabona umuntu yagukundira muri 30 kayigira 40, hari nagukundira muri 60. Imana ifite imbaraga, irashoboye. Yitwa Ndiwo, niko yabwiye Mose. Rero nyemerera wizera Imana, nyemerera uyikorere, nyemerera uyikurikire, nyemerera utunga umutima w'ubwenge. Umutima w'ubwenge niyo wagera mu bukene, kugera muri krize, kazi kagahagarara, urakomeza ukubaha Imana, urakomeza ukubaha Imana. Ndagira ngo utunga umutima w'ubwenge. Ngiye kugusengera muri iki gitondo. Tugiye gusenga Imana, tugiye kwinginga Imana, tugiye kuyihamagara ize igira ikintu ikora ku buzima bwawe. Mana yanyeretse iri joro ndi gutegura iri jambo, inyereka hari umuntu ufata umwanzuro ko yageraho akabireka, ntabwo ariko se bizakunda akarekura. Hanyuma Imana irambwira ngo ni umuntu wayo, arasenga, ni umukristo, ariko kubera shitani agenda murwanya, kubera kudatunga umutima w'ubwenge,
kutagira umutima ujijutse, arafata ingamba yageraho zigacika, akashaka gukora neza yageraho bikarorera. Imana irambwiye ngo reka gutinya. Imana yarayikunyeretse wa mubyeyi we ngo reka gutinya, wagambiriye gukora umurimo w'Imana, wagambiriye kujya mu rusengero, wagambiriye gufata ingamba zo gukizwa, ngo emera ukizwe, emera ukomerere mu nzu yayo. Bari kugukura bakubwira ngo ngwino tukwereke umuti, sinzi uwo muti wari wo, ariko Imana yakunyeretse. Rero ngo komeza inzira watangiye, ngo wicike intege, komeza ukizwe, komeza wubahe Imana. Izo nzira zihorere, Imana irababaye ku bwawe. Itandukanye, uyu ni umuburo wayo. Iyi ni marayika gutumyeho, marayika kohereje, ni Imana ikohereje marayika. Nababwiye ukuntu Imana yatumye yohereje marayika kwa Manowa ngo igasanga umugore wari mu murima. Imana irakuntumyeho, wowe wari uri ujijinganya ngo si bumbikore, si bumbireke. Mugenzi wawe wabajije, hari umuntu wabajije ugisha inama, arakubwira ngo ngwino maze nkwereke umuntu ubikubwira. Nta uretse Kristo. Cyokora nakujyana mu rusengero mugende, ariko ahandi hantu ari bukujyane ntugira aho ujya. Ntugira aho ujya, kuko nugenda ntabwo umutima w'Imana uri bunezerwe. Reka ngusengera Imana, Imana yo mu ijuru ishobora byose, iyaremye ijuru neza, itandukanye umucyo n'umwijima, ikwiyereke muri iki gitondo. Yiyereke uyu mubyeyi urwaye, yiyereke uyu mubyeyi ufite umutima ibiri, uri kwibaza iki kintu ashaka gukora, niba ari ubucuruzi ushaka kwinjiramo, ni ikintu kikuri imbere ushaka kwinjiramo ngo ukore, ariko ngo icyo kintu ushaka gukora ukashidikanya, gikore, banza usenge, hanyuma ugikore. Inzira wari ugiye kujyamo nawe wagishaga inama ubyihorere. Imana itugirire neza. Ndagira ngo mbasengere Imana. Ndumva hari imbaraga z'Imana zindiho, ndumva hari ugukoreshwa n'Imana kundiho, ndumva hari ikimana ishaka gukorana nanjye, ndumva ubuntu bw'Imana bundiho, ndumva nshaka guhesha abantu umugisha n'amahoro bituruka ku Uwiteka, kuko turabahesha umugisha. Imana yadukizeho nk'abambasaderi bayo kugira ngo tuyivugire, tubwire abantu ko Imana igira neza, Imana ishobora byose. Ndumva nshaka kugusabira amahoro adatangwa n'isi, atangwa na Kristo. Hari amahoro isi taguha, hari amahoro akazi kataguha, hari amahoro amafaranga ataguha. Ayo mahoro umugabo ataguha unamufite, n'abana niyo baba barabyaye benshi utabona, ariko atangwa na Kristo. Niwe wavuze ngo mbasigiye amahoro isi datanga. Ayo mahoro rero uzayabonera mu bantu b'Imana, ayo mahoro rero uzayabonera mu bantu Imana yagiriye neza. Turi abagabo bo kubihamya, twagiye duhura n'Imana. Reka dusenge. Mana ishobora byose, Mana yo kwiringirwa, Mana y'urukundo, mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti, nsabiye aba bantu mutima ujijutse, mutima w'ubwenge. Mana utange mu bwoko bwawe, tanga umutima w'ubwenge, baremere ubwenge, baremere umutima ujijutse. Ubu bwenge Mana buva mu ijuru. Yobu yarabivuze ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Rota ya sikabone foya. Tanga umugisha, tanga umutima w'ubwenge, abantu bagira umutima w'ubwenge, abantu bajijuke, abantu bakubone, abantu bakizwe, abantu bubaha Imana bakizwe. Uyu ni umwaka wo kugukorera, uyu ni umwaka wo kwikomezaho, uyu ni umwaka wo gutunga umutima w'ubwenge. Rashir bone foya. Girira neza ubwoko bwawe mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti. Girira neza ubwoko bwawe, ruhura abarushye, abaremerewe, abafite ibibazo, abafite indwara, mu izina rya Yesu. Mana ongera umubare w'abakizwa, gabanya umubare w'abarimbuka mu izina rya Yesu. Tanga ubugingo kandi bwinshi. Uyu muntu Mana ushaka kugenda urugendo rwo mu mazi, uzarumufashirizemo. Uyu muntu ufite imitima ujijinganya, ushaka kujya mu mushinga ariko afite ubwoba, arumva yajya kubaza umuntu, ariko Kristo mugarure, kuko yarakumenye, yari yaramenye izina ryawe. Mu izina rya Yesu kiza abarwayi, ndwara z'amayobera, ndwara z'imyuka mibi, maramwe ibyorezo mu izina rya Yesu. Shyigikira igihugu cyacu, shyigikira abanyarwanda, shyigikira abayobozi batuyobora, bafata amaboko, nzego zo guhagarara natwe, abanyarwanda bahagakiza, igihugu cyose gikizwe, isi yose ikumenye. Urakoze Mana, urakoze kuri kumwe natwe. Jambo ryawe Mana nirisohoze cyarizanye, buri muntu naruhukira imbere yawe, buri muntu nakubone. Ratisika bone foy. Uyu muntu ufite ikibazo,
uyu muntu ufite ideni rimumereye nabi mwishyurire mu izina rya Yesu Kristo. Ruhura abarushye, urakoze, cyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Ni Gatera Jose guturuka muri Philadelifia. Reka mbahe telefone kugira ngo numubishobora muduhamagare tubafashe, aho tumvise tubasobanurire hamwe n'umwuka wera. Imana itugire neza. Urahamagara kuri 07 8 50 98 94 4 07 8 50 98 94 4 na 07 2 74 34 93 93 1 07 2 74 34 93 1. Imana y'amahoro ibagire neza. Izi video mujye muzifungura uyoherereze n'undi, hanyuma dukora umurimo w'Imana. Imana igushyigikire.